ako ndabona ibigori bimaze no gukura ubundi buriya ntabwo twakora ikiyo tugatumira abaturanyi tukirira bino bigori ariko ntacyo n'ubundi se n'ubundi bano abaturanyi namaze kubona n'ubundi ko bitanze rwo gusa ubundi umuturanyi aba akwiye n'ubundi kuba ari hafi y'undi ntacyo bitwaye rwose ntacyo kuko no murima nawe rero umaze kuba amatongo kabisa amatongo arimo hano kandi kera namaze kubona yuko akabaraga kari kugenda gashiramo ntabwo rwose tuzabishobora gaburira iki koko mbona imiryango ye yamuntereye ariko reka ntoragure tuno dushyimbo ntishyire ku ziko byibuza ndebe ko yaza agasanga bihiye ariko se noneho ngubu ndagereka hirya ariko yihangane aza kuturya twonyine natwo tumunye ngire vuba ndebe ko yava mu murima akabona ikimurenge. yewe mama mwana wanjye ndabona nkubwire Radisoni meze mutera twari turi aho ariko ndabona uruguyemo ariko ihangane mu kanya biraba bihiye. guhinga hano hepfo hariya munsi y'umuhanda gatonya wari uharangije se mwana we? ibintu bimarangije dore hano tuganireho gatoya niba umubwire ukuntu tuba gushaka ukuntu uzajya ku ishuri urabona ko ubuzima bwo hanze aha buragoye hanze aha haba abantu bize kandi rero ntabwo waba utarize turebe ukuntu twabigenza dore se papa yakoze igihe uri umwe ntabwo waba uri kwiga. bose mama ibindi bintu tuba twabiganiyeho rwose ibintu byo kumvira kujya ku ishuri nkagusiga muri iki cyaro wenyine kuko tuba twabiganiyeho kuko mama mwana wanjye nta kundi byagenda bongewe ubwo buzima ngomba kubamo kuko ntiwaba utarize nagiye ngeze hariya hirya mpura na Kalisa ambwira ko afite amafaranga yasambuye hariya hirya ntabwo ukuntu mbigenza ngira ngo ndebe ukuntu ujya ku ishuri nayitanze nayigurishije kugira ngo ubashe kujya kwiga. mama twumvikane rwose ndasambu niba wenda uri kukina kugira ngo ubanze unyumve simbizi akamenya urabizi irasambu rwose tutarayigusigira nawe kandi urabizi ko hariho ahantu twakuraga amaramuko buri kimwe cyose tugakuramo utwo turayi tugakuramo utwo tugori ariko rwose ijambo ryo kurigurisha oya mama ntabwo naryemera rwose kuko n'undi kujya ku ishuri mama oya mwana wanjye rwose mama we ihangane ujye ku ishuri ubuzima burakomeza n'iyo utahinga njyewe nintahinga ariko ukabasha kubona amasomo ukiga wabaho nk'abandi bana. oya rwose oya mama rwose ntabwo bishoboka rwose ufata umwanzuro ukagurisha twari twabiganiriye urangije kugurisha isambu mu bintu twaganiriyeho koko mama ntabwo bishoboka rwose ntabwo bishoboka. ihangane nyine ndetse ko nta handi nabonaga wabasha kujya kwiga kandi nta kutabaho utiga reba abandi bana bahigira hano kwa ntuza kwa runaka ni ibirara hirya ahangaha nawe urabona ubwo se nawe urashaka kuba ikirara kandi papa ko yakunsize ambwira ko ugomba kwiga ukamenya ubwenge nk'uko nawe yari umugabo. ariko se mama ku buryo ufata gahunda yo kugurisha iki ugafata gahunda yo kugurisha isambu papa yadusigiye ngo nuko njya ku ishuri n'ubundi ubuzima nari mbayeho Imana izapanga ibindi bintu ntabwo ari ubwa mbere twaca muri ibi ngibi ubundi ku ishuri kujya ku ishuri rwose rwose ndabyanze niba ari n'abo bantu rwose bagushyizemo kugurisha bagushyira muri ibitekerezo byo kuba najya ku ishuri ntabwo nkeneye kujya ku ishuri nko gusiga muri ubu buzima koko oya mama oya mwana wanjye ubu buzima kubamo ntacyo butwaye ubuzima buyendereza umenye ubwenge uba umuyobozi ukomeye nanjye uzamvana muri iki cyaro nsizemo mwana wawe. uriya mwanzuro
kujya kugurisha ikintu tutabiganiriyeho kuko twe twabivuze yuko tutagiye twagurisha ariko agatanga amaboko ndatekereza ese hari umuhungu bita SALOMON atuye i Kigali yewe nagize igitekerezo mvuga ati se ubu wenda twareba ukuntu tumuvugisha noneho mu gihe ndi kwiga akajya mfasha kumenyereza mfasha kumenyereza amasomo ndetse n'ahandi hari ahantu hagize amajyana mwana wanjye uramwizeye ntabwo ari ikiraro abantu benshi bareba bitandukanye hari ibyo ashobora kuba ari ikiraro wowe witonda mama n'ukuntu muzi ntabwo ari ikiraro nta mico mibi agira kabisa imico mibi agira nabonye ari umuhungu nyine ushobotse n'imico myiza dore umwana muzima amagare muvugane witegure uzagenda umusange musangane neza ishuri uziga umenya ubwenge urebe ubuzima usizemo ka ntusize ahaga isambu turayigurishije kugira ngo ubashe kujya uzamenye ubwenge nanjye uzamvane muri iki cyaro usizemo mwana ndakwijeje rwose umwanzuro wafashe nanjye umuze ku mutima ntabwo nari nzigera mukunda ubuzima ntabwo nzigera mukunda ko waranduze ndabizi wandoje imico myiza no mu baturanyi bose barabizi ko wandoze neza ntabwo nzigera mukunda n'ukuri n'abandi rero nanjye bongeye kuzajya nsigara nshakisha muri ubu buzima nawe ugiye kumenya ubwenge bumpuremo kandi utabumuramo uzagira iterambere ry'urugo rwawe mwana wanjye rero ngo ugende uhate biriya birayi tubone ikintu turya ntacyo mama kagende mutunganye ngende ntuhate rwose bavuga dore amasaha arakuze amasaha amaze gukora rwose nawe ndabibona Neza rwose neza ikibazo Ese boss, which comes when you get off from here and over gonna natural cook. I chose they can do from my dear. So, Vera! 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 You don't get it. Você se sente muito bom, uma mandou como
nubwo usanga amagara amubwira ngo Natasha ntabwo yakoze n'ibindi kumubwira solution nyine reka nziga gufasha Gaspar ahubwo kugira ngo umukozi wo mwirirwa ntawe uri kumbaza nyine buriya Gaspar turaza kuganira nimva mu kazi ndaza kumuganiriza kuya nta kibazo shiri nyine reka mwereke wowe nyine reka dutunganye utuntu na tumwe wowe nimva mu kazi ndamuganiriza Gaspar dukore dusuku urabona nawe usigaye ngaho uri umukobwa sibyo nanadisi cyane kandi usanga nagiye mu kazi aho ndi nanjye ndamukumbi gusa umunsumburize ahubwo mfasha tuturefu wakonje mu kazi sibyo urize nyine ariko sisina ubona njye nyine nashaka kuruhuka nyine reka mufashe dukore utuntu mu rugo ibyo mu kazi kuya shirire kajya mu kazi akazi nakambere sibyo ngaho nashaka tuturefu wakonje mu kazi se buriya mama amahoro buriya asigara n'amahoro rwose ndagiye kuri mwana wanjye ngaho ugenda uzagira amasomo meza kananjye ngenda njye gufunga mbona uko njya ku rusengero mama gusa bino musese mama uzagira amasomo meza mwana wanjye mangiye rwose numva ntabishaka ihangane niko bigenda ajya kwiga uzamenye ubwenge uzaba umuntu w'umugabo amusigarane n'Imana rwose yego mwana wanjye nawe ugendane n'Imana sinambaye neza niboncishe mijisho yaramuramurwa Yesi mugenzi wahamagara umukunzi wanjye wo mu cyarora wanjye ntabwo duherukanye ntahuze ngo ndi mu murwa mfite akazi kadanje Alo Shiri umeze nanjye ndaha i Kigali ibintu bimeze neza ubundi Kigali urabizi umunyakigali aba ari abo ni bande babivuga se ngo nkora akazi kabi yewe ujya wumva ya nyubako bajya bavuga convention ibazanyaga za Gasabo ndi umukozi wayo ujya uyireba kuri televiziyo hariya rero nanjye niho nsigaye nkora wumve unenge ninzaho rwose shiri aho mu cyaro muzanamenyara narakize amafaranga ndayafite kabisa mushyirireho igihumbi abagenti hano barabuze sheri uretse numva bamamagaye turavugana karame mabuja ako se ngo hano bakuzanye kujya wirirwa ku matelefone gusa nta kandi kazigira hano nta kandi kazigira hano orera ni kuvugisha umukunzi wagiye mu cyaro umukunzi we nawe akazi nana tukurukana musange urumva akazi ko nuko kakunaniye ngiye buriya urabona nagakorana neza ngo niyo nagore mbona utigeze uyimuza
ni iminota ingahe se ngiye ko iminota ndimo ingahe ibyo mubirara wabyogeje yewe ibyo umunani ubundi ibintu ndimo biba bisa nk'ibyarangiye none ko nshaka kuntekera bagiye kuza kumusura kumva ndagusabye urongera guteka bya biryo byawe bituma umuntu arwara inzoka akirirwa anyangagura aho abonye hose nzira kuzanye urayizi oya nditunganya ngewe unyizeye ntukantubange kandi ntukamenyere uko muhemba ntabwo mpemba ndaguhemba ntukantubange kurumva kandi n'ikindi gihe ntugaseka wajya mu byaro urimo mu gihe kingana n'isaha bahageze mabuja waragoswe ngurambwiye cya muri kumwe bigahingukira mukundi aho yagoye ranga bazi ngo aramabizo umwana w'umucyaha mabuja ntibakibakunda bamwiteretse ku mwenda asabwa gukora nk'ipunda ibikoma mutunda mabuja waragoswe Yes, hello. Halo. Ndakumva. Wewe neza. Halo. Ndakumva vuga ndakumva. Halo. Ndakumva vuga. Salomon, wewe neza. Neza ariko. None ko nabigeze mu mujyandi ko mbona na wandangiye neza. Okay. Wowe wowe mamotari tuvugane nta kibazo ndamurangira rero kugeza ntugire ikibazo. Nta kibazo. Ndakumva. Ni sawa. Ni motari turi kuvugana. Okay, mota. Ndashaka kumungereza nyine mu rugarama kuri Stella. Hepfo gato nta kibazo. Hepfo gato. Okay, ni cyabiri cyonyine. Wapi ni igihumbi mota kandi nawe urabizi. Ntabwo imihanda yaho ko nabaye koko bose. Yapi motari. Asko ari n'abazamukira 800 se. Wallahi ni igihumbi nimba ari igihumbi bamugeze nta kibazo ndaza kumutora. Oya nta kibazo ni igihumbi ahubwo kora akazi vuba uhamugeze hakiri kare. Nta kibazo umugeze kuri Stella nta kibazo. Sawa nta kibazo. Kuvuga nabi mabuja. Nasigera hera ko abantu tuza gucumva buri gipa amatwi. Oya mabuja. Utibyimba mu matwi tuzane kuvuza. Yezo ubona ndi mashini uburyo numvira mu gikari. Okera tuzakurikana tuzane mashini zanye zibikora. Oya none. Tujya gufungura umuntu ukomeye. Ariko nuba unyita kasipani tugashaka kujya mu tuntu kudukomeye. Unyita hejuru. Amagambo ujya gukora. Sawa.
Minyagiye mu kazi. Wari umeze ute? Sana birenze. Mugo ngeze. Tujye mu Bijya. ariko Enyobore. Kumara. Cyane byaba cyabigira. oya Kumara. Yo, umeze ute? Sheri, bayenze ubu. Ishyamba kuri iminsi Cyane neza pe. urumeze neza urabona nyine inzobe n'inzobe se nkawe wicaye hano uri kumara iki hano hafite akazi zo kwicara. kwicara kuva ryari nzana umushyitsi uri kumva tukicara muri salo imwe noroha purisi ukananyegera Ndahanda se ku buryo nakubwira ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo bafite ikibazo cyo mu mutwe ahubwo mbona urenga ihute vite gira vuba uradeba iki ihute Bera nakunda. urya asigaye amenyera ahubwo ndaza kubwira sisi yewe Jackson mu cyaro se byari bimeze mu cyaro turashima Imana rwose. imvura abakoze urugendo rutakoroheye kari uvuye wicare nta kibazo bari wicare cyangwa nta kibazo nese ubwo ngubwo makuru y'iminsi se Turashima Imana ni ukuri. waje kwiga ute se byagenze bite kugira ngo Mu minsi ishije twari twatsinze bidusaba yuko nyine turi kuza hano mu mujyi. Nakugejeje igitekerezo ndaguhamagara kugira ngo nyine nawe ugire ikintu umfasha. Ni muri ya minsi rero nari natsinze nabonye n'amanota meza. Ubwo umukecuru si yishimye. Umukecuru arishimye mu cyaro ninjye umuntu waje watsinze. Muri kare mu mudugudu niwe watsinze. Mu mudugudu ninjye watsinze nazanye amanota menshi cyane. Bahita bakwereza muri kaminuza hano hirya i Kigali. Muri ya kaminuza ariko narumvishije ngo iriya kaminuza nyine babaye ibintu ngo bitaba ari byiza se nibyo koko? Oya nta biba birenze nanjye niho niga mani niho niga. Bura kireka buri itamenyereye ikigo ariko bura iyo wamenyereye ikigo biroroha. Kwisanisha n'abana nabo nyine ugasanga kuri kino wambara nk'umuntu usirimutse turagirwa kuvamo. Asanga simba nsirimutse. Naje nasirimutse. Nagashatu kano gashatu zigenda kabikiye. I Kigali ntago ari uko tubayeho. Wambaye n'imyenda isirimutse. N'umuntu nyine wiga kaminuza amashati nk'ayo ngayo abantu b'amapapa basaza bageze. Ariko hano mu gikapu mfitemo utundi twenda tw'udukabutura. Oya ibyo bireke tuzashaka ubundi buryo ariko imyenda ni ukuzahindura. Umukecuru se yarameze ate? Umukecuru amaze iminsi arwaye ariko ubundi ubusanzwe biragenda nta kibazo. Aracyabasha guhinga? Arabasha guhinga hari imishyike arahinga buri kanya aracyafite akabaraga. Gusa azayishoboza wenyine nawe uje kwiga ino? Nyine uvuga ngo hari ibintu byinshi cyane tutaraganira nzaba nkubwira ariko mu cyaro ni ibibazo. Ni ibibazo kubera ko muri iriya minsi nyine byageze gutya tubura amafaranga aribwo nari nanatsinze noneho Miheri nyine agurisha agasambu kugira ngo nze kwiga hano mu mujyi. Noneho namugejeje icyo gitekerezo cyo kuba yuko hari umuntu tuziranye bita Simon ahita arabyakira nyine. Nta kibazo ntugire ikibazo kabisa. Nanjye tuzatujyana kwiga nanjye niga kuri iriya kaminuza nyine tuzatujyanayo ntugire ikibazo kabisa. Wowe nyine wumve wisanzuye hano ni mu rugo urabizi nyine ntabwo uri umuvandimwe. Nubwo twirukana agakire ko wowe ntugire ikibazo wisanzure wumve ko hano ari mu rugo. Wowe ikiguca uzajya umbwira nta kibazo ndahari umuvandimwe wawe. Simon nagize ikibazo haza nibaza bino bitobe byose n'iby'iwanyu. Ibi ntabirenze mana. Ibi ntabirenze kabisa. Wowe gusa wumve wisanzuye hano ni homo. Abo nyine nuko nyine tubeje ubundi nabwo tugiye nyine guhita dutimuka ntabwo tuzakomeza kuba. Ako bino bitobe nabyo muzabijyana.
hapi ikigali ukuntu tubayeho ukodesha inzu irimo byose nyine niyo wimutse wimuka nyine wimukana imyenda gusa yawe gusa ukomeza ko ni byiza ubu nzabijyana mu cyaro nanjye nzabijyana nkabishyira uzabijyana y'amantu uzabijyana kwa ko nuramuka wize neza nyine n'abantu uzabona akazi ntabwo uzanabijyana mu cyaro mama we uzahita umuzana mu mujyi nawe yibera mu mujyi wimugurire nawe ugiye yicariramo inzira ndende n'undi mfite gahunda yo kwiga rwose ndabizi ko ngiye nzatsinda rwose cyane ibyo ntabwo ari ikibazo kabisa nushyiraho umwete bizakunda ahubwo nta kibazo ugenda ujya mu cyumba uruhuke ubanza ujye muri dushe woge nta kibazo mu kanya urire muri sale ibyo byose se ko nabonye bisa ndamenya ninjira nta kibazo urajya muri cya cyari hirya nicyo uri bwinjire hariya niyo uri bwinjire nta kindi cyumba kirimo ndi bwinjiremo nta kibazo urahita usangamo na dushe nyine urahita witegura wambare indi myenda nta kibazo ubwo ngubwo turahita turira muri SALOMON kino gikapu cy'akarangira kijyana nta kijyana cyo hirya mu cyumba cya kabiri nyine niho byose biri cyane nawe yagiye ku kazi bimutunguye ese ko yari afite ubufatanye nyine bose yampamagara bose kigeze subanse yampamagaye nyine nakundi nyine nzagaruka ubutaha ariko nawe nta kibazo turi kubibona se umeze neza pe se amakuru kagahungu se nawe urabyumva pe uziyeme neza tumeze neza cyane pe tumeze neza cyane ntaho tubira bose bafite mu buzima busanzwe sameze neza kwiga se kwiga nyine kwa kumse subiza ko nakunda kwiga wowe yego sinebe ni ukuva hano basiko ngiye ku ishuri nakanigira ubu udakunze kwiga ukunda kwiga se igihe abize bo ntibicaye oya ariko wicaranye diporome cyangwa reka tuzaba twiga kwiga ni ingenzi urambwira ko nabona sho cyangwa dusohoke naragize ibyo bizanye usoza kwiga uzabona akazi ibyo byose bizazanye nca nyine byakira ko nyine njyayo rimwe na rimwe ntabwo ariko bimeze okay ndibuze kuvugisha bamwe oya ntabwo numubwiye ko najya njya ku ishuri oya ibyo bintu ntabwo ari sawa babarira none kwiga ni ibya mbere nyine ibya mbere pe njyana bivuga tututwanye rero dutandukanye nta kibazo usigarane nawe ahubwo ntibagiye none sari kimwe sari ahubwo se inzoga ziba zivuyeho hari bond 7 hari nyine hari ibintu byose byinshi genda yakaje okay ntugirire umuntu abanguka utaboke inyota nari mfite banze witomere hose usiga barigize umurokore ngo nukina kandi ndabizi iyo twaga twasohotse bati nazivuyeho pe cyane ntabwo bishoboka ahubwo reka mbagure wowe kararyoshye mani usikira ko uzere kuri burage yego kaje ufite karasi pe nasubira ndamega natakubonye nzagaruka uri bumumbwire numere byiza ibintu n'ibyo pe ndamukunda nyine arababara kuko nanamubwiye kuri burage wapi namugisha bayife okay Jackson meze bite se fresh nari ese telefone yawe habizanye se ndabona telefone mama yanguriye ngo nzaza hano mu mujyi ndyoshye katangiye kubiryoshye byose se nabyo narabimenye sawa abana n'umuntu Simon wamenyereye mu mujyi Kigali hano kambwira ko utapfa kumenya ibyo bintu ndumva ko ari ariko nta n'ibirenze mani bizagenda bimenya inyuma life ni gake gake uzagira umenyere uzamenyereza
amaze kubona ko uri umuntu mwiza ntaribi. Oya ntugire ikibazo mfate nk'umuvandimwe kabisa. Radio se ntabwo iri kuvuga. Kugira ngo se yabaye iki? Ahubwo ikintu najya ngo mubwire. Hari umubebe uje kunsura isibyo. Iseri wanjye. Yaje kunsura wowe ugiye kujya nyine gutunganya uriya buntu rananije nawe nyine tubana gusa. Ugiye kujya nyine gutunganya unashaka nyine n'icyo kwajya nabi. Ubona nyine ugiye kuba nyine busy nyine kuvugana bagiye kutaza kunsura mu kanya. Niho ugenda gutunganya imbere ikibazo. Ninze kuza muri salo ubwo. Wapi ntuzi ndaza kuba ndi kuvugana nawe. Ntabwo ari ngombwa ngo nawe umwiyereke. Ikibazo sore bino minsi nyine ndabizi. Wapi ni seri wanjye gusa ni seri wanjye. Ni seri wa. Sawa ntari. Ari bikambe mbitunganya. Sore baby byagenze bite ko yatinze kumumagara. Nse mumagara. Nta kibazo ujya guha nta kibazo. Waye nyine ibyo ubona bigize. Nta kibazo. Gabanya radio yawe. Radio. Numva kare gatangiye no gukora. Genda nta kibazo uzashake kutera ujye wumviramo. Niko Jackson we. Jackson. Kumva Simon. Gira vuba dore saa zageze zakuze. Gira ngo singiye kubishyiraho gucana kababura. Sawa. Yes baby. Neza bite? Inshallah nene mutegereje nabwo nibazaga impamvu tarangira byane. Okay, so nta kibazo banguka nanjye ndavuga. Telefone njyewe kabisa. Sanda. Ani siyo kandi kabisa dira kwa wangu. So nta kibazo n'isalamu. Sibite. Mbona se ubwibone bwinshi muri aya masaha ugiye kujya? Umunsi yarashanye. Sheri. Niyo mpamvu uri kwitereza make-up zose? Cyane. Wasa n'akadayimoni mvuye. Nawe urakabya wafuse. Gusa mfura wawe yapfuye. Ntabwo byabaho mbe. Agira ishyari. Ntabwo uragira ishyari. None se ugiye kujya he? Umunsi isabukuru yashanye. Ujya kumufungura. Surprise. Kurarayinda ugiye kwifata amafaranga yawe usohora ngo ugiye gufungura sheri. Sheri. Tungura. Byanungura kuko ari wowe. Wabuze ikindi kintu kizima se wayakora mu basi. Yaramamagara mbaza iki koko. James. Umukupura ajyanye ambwira iki cyangwa ngiye mvuga n'ikino. Sinakunda James. Naho uzamukunde. Siko numva na James sinakitwaye umwana muzima wanjye. Ese ukunda umuntu nta gato? Ntabwo ari agato kumva ntacyo atwaye. Njye nta rukundo mufitiye rero. Kivanga mu cyane.
Mahitamo n'aya. Baye. Babe, what is this? It's a line that it's okay. Zamaigize. What is this? Baboo